muraho neza cyane. Yesu ashimye, Yesu Kristo ahimbazwe. Tubahaye ikaze. Mbese muraho? Yemwe ndimo ndasuhuza. Muraho neza. Mu by'ukuri ndabasuhuza mwese muri rusange. So tubahaye ikaze rero nanone nkuko mubibona, murabona ko twaje. Harya kagarimbo kavuga gute? Ndakaza ariko reka nkareke. Tubahaye ikaze rero. Nari njya kuvuga ngo vibe. Nari njya kuvuga ngo tubahaye ikaze nanone kuri YouTube channel y'Abanyarwanda, nako y'Abakristo, nako b'Abanyarwanda, nako yacu twese namwe. So tubahaye ikaze rero. Mbere yuko tuvuga ibintu byinshi kuko murabibona ko bihari. Ibyo ngibyo byo buri muntu wese arabibona ko ibintu byinshi byo kuvuga birahari. Are you ready? Turitonda nyamara. Oya, ibintu byo kwitonda twabaye tubiretse rata. Biri ku ruhande. Ubu akantu ko gushabuka. Akantu ko gushabuka no kuvuga cyane, ibintu byinshi byo kuvuga birahari, ubwo mube ready. Hanyuma mbere yuko rero tubijyamo, mbere yuko tubitangira nk'uko bisanzwe, ko tubanze dushima Imana. Uraho neza mubyeyi? Muraho neza, kadusenge. Yego. Turagushimira Mwami Imana nziza, turagushimiye ko waturinze none tugeze muri aka kanya Mwami, aho tugiye kuganira bane natwe ibyo tuvuga byose byo kugwesha icyubahiro. Dufashe kandi ufashe n'abazabyumva Mwami, bigira umumaro kuri bo. Tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze kuduhesha umugisha. Amen. Arakurebye uhita wibwiriza icyo gukora. Cyane rwose. Nawe ntabwo birakubaho. Ntabwo bagiye gukorera ngo asa gusuhuza ubwo abana ari kureba kangati. Utwaka dutanu hafi dutandatu sakanu gato. Umunsi kuwundi buri saha. Ati mvuze ngo ngo dukore iki? Kandi hari umuntu ushobora nko kubona akavuga ati ku ruhande mwari mwabivuganye kandi twari duhari. Ariko nuko nyine bimeze. So tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Ikaze. Tuguha ikaze bandeze. Ariko se wowe tutaraka agakorasi ko kwakira abashyitsi. Oya nta gakorasi. Abashyitsi nako nibo baturirimbira. Hari umushyitsi nini. Twasuye abantu ariko nabo badusuye. Siko biriya bimeze. So nkuko mubibona turi kumwe n'abantu b'Imana, abantu b'umugisha. Many requests. Yeah. Mwarabisabye kenshi cyane. None finally nta kintu muzatuburana. Turahari ku bwanyu bene data. Namwe nyine ni muhabi. Ani bazi. So turi kumwe rero n'abantu b'Imana. Turi kumwe na famille Musinga Rwanda. So nkuko mubizi bisanzwe twebwe turi batwebwe nyine turaziranye. Se ivuge papa wanjye. Papi Clevana Dorcas. Imana iguhe umugisha. Nuko turi kumwe rero n'abakozi b'Imana bandi. Tubavuge niba twibwira. Kandi baradusabye bari ko tuvuga. Navuze ngo uri cyamamare nge. Oya abantu ngo barari kuvuga ngo mutuzanire Musinga na Vanessa. Nase ubanza babwire ati ni twebwe washaka gusanga atari twebwe. Okay. Okay. Cyangwa n'abantu bagiye babona muri comment basaba Musinga na Vanessa bamenye ko ari twebwe. Arababivugaga batatuzi. Arabavugaga babazi noneho abandi bakabibona batabazi. Bakajya babibona muri comment abantu. Bakajya bibaza ku Musinga na Vanessa abantu barimo barasabana. Baririmbye iyi. Ngaba. Waririmbye wa muga. Nibajije ikintu bashakaga. Turavuga iki? Turavuga iki ko ariko Musinga yarambakingaga. Wenda Vanessa nituzi bye. Nta kintu ufite mbwira Abanyarwanda. Vanessa yadazikanze my brother. Okay. Iyi kanzu babona kuri akuntu Dorcas ubona sa kuriya.
muri Vanessa. background muri aka background mujya mubona Ubwo nawe ka waramubara. Iyo kagofero rero kameze niyo- gutya ka kagofero mujya mubona kameze ukuntu gutya kariya rero tumwita la reine umwamikazi kariya kagofero ni ak'umwamikazi kuriya kuntu mwabonye yabaye nk'umwamikazi muri konseri yari yambaye neza n'abantu batabitubwiye turabyibwiye wari ubiri inyuma Dorcas yari yambaye neza yambaye cyane neza yes. muri konseri byose ni Vanessa ikindi kandi murabibona ko n'ubundi bambaye neza kudahise wamamaza Nessa hot Nessa mwarakoze kutwizera no kuduha akazi murakaza neza anyway nabonye ejo bundi mwana muri kwambika abageni neza bya hatari abageni rwose abantu bafite ubukwe ibintu by'imikenyero amakanzu meza cyane turaza kubaha nimero zanyu naho bakorera hose tuhaba so munambaye neza tangiye by the way twamamaza murakoze cyane mwambaye neza namwe murasa neza cyane bakunda kutubwira ngo twambara neza ariko ndabona Nawe urimo. baturushije gusa imana yanjye kuki undwanya nta n'umuntu ukurusha nta muntu ndusha okay wambara neza pe yambara neza cyane okay so nuko bimeze nta protocole ndende mutwibwire nta kibazo cyangwa tunakomereze yes ni Musinga na Vanessa urumva mugiye kutwibwira munatubwire ibyo mukora ubuzima busanzwe njye ni Musinga ndi umu videographer inyuma ya za ndirimbo zaba bene data mujya mubona b'abasitari nitwe tuba duhari n'izindi z'abandi benshi n'izindi z'abandi benshi nanjye ubwo ngubwo mushatse mwaba mufata neza ko nkora video neza wiyumvamo impano yo kuririmba wiyumvamo impano bangane rwose abafite indirimbo zitarakorerwa amashusho muduha akazi turabinginze bakiriya beza ni muduha akazi muduha akazi kandi rwose ntabwo tubarushya kuri seti byose musanga twabikoze biba birimo umwuka mushaka wera n'akaji full tuzakabazanira package ibintu byose biba bimeze ariko neza rwose n'ibyo ngibyo Yeah. ubwo se si tugeze kuri okay Clever ni mukuru wanjye turi umuryango nabyo twari kubyuvuga ko ntabwo bari babizi ubwo abatatuzi ubwo ntibanabizi kuri barahari ariko twagiye mabuja nanjye ni Vanessa umutoni wa se haba ndi umudamu wa Musinga yego nkaba ndi umu fashion designer nkora amakanzu y'ubukwe hamwe n'amakanzu yandi atari asanzwe atari ino myenda isanzwe amakanzu aba ari customized amakanzu meza cyane reka mbaha akantu k'akazami gatoya do Vanessa ni iki cyawe berseri Ikinyarwanda reka tubizabigarukeho ariko reka mbimubwire ni mukeba wawe ariko nibyo nuko nari nkibagiye ko njye nari nkazi mwese ako kantu tugahindura ariko mu kinyarwanda nyine mu kinyarwanda niko mukeba barabyanga bivugitse aba mukeba bagiye bandika amazina mabi mu kinyarwanda niko babivuga ariko nibyo ariko nari nkazi nuko nari nkibagiwe twe tubifata ni sister ntabwo ari mukeba biba bujuje ibyo bintu bya ni berseri oya berseri aba ari mushiki wawe aba ari mushiki wawe rero ni mukuru wanjye amasano hakuno so tuhaye ikaze rero imana ibahe umugisha cyane abantu mwagiye mubadusaba ngo aba twabazanye ikindi kandi hari n'abatarabasabye ariko nanone twasezeranyije ko tuzabazanira abantu bagiye batandukanye bakaganira natwe bakatubwira byinshi bishobora kugira ikintu bidufasha muri ubu buzima ese buriya mwaba muzi nk'ikintu cyatumye abantu babashaka tukibibona cyangwa ni ukubashaka kuri kamera gusa ntabwo tubizi
twarabyibajije icyo kibazo ahubwo abantu baze turakibaza kutwandikira muri komenti batubwire impamvu badushaka yego nanjye ko ndi umwe mu babashakaga mushaka mwambaza nkabasubiza okay. kubera ko ari abantu be Bashobora ashobora kuba azi ikintu bagashaka mu by'ukuri abantu benshi bazi uyu muntu nawe barakuzi na Musinga baramuzi ariko wenda dukuyeho mu myaka yashize bakiririmbana akiri backup singer wiwe hari n'abandi bamuzi ku izina ku mavidewo akora kuko nubwo bwose muba mutagaragara kuri kamera ariko muragaragara nyine ko muba mwazikoze rero abantu benshi bakaba bazi Musinga ariko wenda batamuzi ku isura ikindi bakaba banamuzi ariko bataramubona nyine avuga bakifuza ko tukabatumira ikindi iyo avuze life story ye ntabwo uburamo abantu benshi rero bayizi nawe barakuzi ahubwo menya ikintu cyatumye nawe nyine urumva bagiye bakomeye ariko ngira ngo no ku bukwe bwanyu no ku bukwe bwanyu abantu benshi barabyakodinze barabibona bahita bamenya na Vanessa rero turicara umuntu ngo abwiye umwana ngo abajije mukuru we ndamubaza ngo ese ngo ziriya ndirimbo zose zari za Musinga kuko abona izina riba ririho babumva ari wowe uzi zose zari za Musinga niwe wazi urumva rero ko abantu nyine barabazi benshi niyo mpamvu rero mwagiye mubona babyandika kandi ikindi bakaba bazi yuko ari mukuru wawe niyo mpamvu rero bagiye baca hano bakavuga bati barabashaka ikindi no ku bukwe barababonye ndibaza abenshi ni muri urwo rwego rero bagiye babadusaba rero mwaje tubahaye ikaze mu rugo rw'Imana rw'abana b'Imana dutangira rero nk'uko mwari mumaze kwivuga Musinga na Vanessa Musinga siko bimeze se buriya niryo zina ry'ungu njye harya nitwa nde witwa Dorcas Creve. Thank you. Mugiye kutubwira ibyo bintu byaje bite bimeze bite byatangiye bite akantu ejo bundi ka trendinze kamaze igihe uko byatangiye reka nijye bivuga ubwo mushatse kutubwira uko byatangiye dukundana na Vanessa mwahuye mute mwamenyanye gute byagenze gute kuduha detail muri make uko byagenze ubwo njye n'ingero bivuge kubera ko ninjye wateye yambere gashoza ntambara gashoza ntambara Vanessa twahuye ntabwo nahita nibuka umwaka gutyo ariko ni nka 2021 gutyo na rimwe nko mu ntangiriro za 2021 sasa Vanessa duhurira hari umushuti wanjye nari nagiye kureba uririmbana na Clever noneho kumureba nanje noneho mahurira na Vanessa turamenya nambura n'umukobwa mwiza bwa mbere nyine nkimubona kwa kundi abasore tureba bona n'umukobwa mwiza nyine wenda ariko ukabona nyine wabona wenda ntazanyemera se cyangwa se nizajya gute ntago nyine of course wahita ugira attention yo guhita utangira ibintu by'inkundo n'ibiki ariko icyo gihe ndumva banza hari umushuti we waduserereje birangira ntwaye nimero ze barabwira ati twari izo nimero warafotoraga ahubwo ngiye nakundaga kwifotoza we afotora n'ubundi nimero nuko uwo mushuti wacu yaradusererezaga nyine nk'ukuntu Vanessa akunda kwifotora ukaba utarafotorwa na Musinga ngo ari we photographe wa mbere mu Rwanda ariko nserereza gutyo ngo twara nimero zazagufotore atwara nimero zanjye nanjye ntwarize tugomba akora cyafotora cyangwa ujye mu mavidewo gusa byarananiye rwose igafotora Vanessa gusa kuva icyo gihe nagize ngo yaje basi aje kugufotora nta na rimwe ndamufotora nta na rimwe yari yamfotora ariko ndashaka kuzafotora rimwe ngera nkabyibuka kuki ikintu cyaduhuje cyatumye duhura tujye kugikora si kibazo ubwo hajemo ikindi kiruta ikindi hajemo igikomeye ubundi rero
turamenyana ndumva twaramaze nk'umwaka wose tuziranye tutari twatangira ibintu by'inkundo rwose turi aho ngaho turi inshuti ariko tuganira cyane cyane pe ambaza utuntu tumwe na tumwe hari n'uturakayabonaga akambwira ati wowe umenyereye ibi bintu mbwira se ndaca amafaranga ameze ate gutya na gutya two kwamamaza icyo ngicyo nicyo cyabaye imbarutso yego cy'akazi kigeze kubona ubwo rero tugera aho ngaho turavugana cyane bigera rero birangira ubwo yari umwaka umwe undi birangira rero twibereye mbimubwiye ubwo ni 2022 na kabiri ni ukuvuga ngo twamaze umwaka umwe tuziranye undi duhita dukundana ariko muri make njyewe ndari mfite papasi yo gukora ubukwe muri njyewe nari mbifitemo gahunda kuko wenda ntabwo namuterese mbimubwira ariko muri iyo minsi wajya kubimbwira ahubwo wajya kumbwira ngo wowe ntabwo ushaka wajya gukunda gukoresha ijambo ngo ntabwo ushaka urukundo rwa kopinaje mu bintu byo gutinda ugiye ngo ndakuze ngo ugomba gukora ubukwe wavuga ngo ubukwe mbere yo gutereta turabanza tubane abone kuzantereta ariko namubwiraga nyine ama relationship wenda tuba twaraciyemo mbwira nyine hari ibintu ntakirimo nyine cyane ko twari tumaze n'umwaka turi inshuti ndakuzi nanjye ndakuze bihagije ku buryo rwose ngomba guhita gukundana nyine byo gukora ubukwe apana byo kubana nyine apana atari byo gukomeza dukundana ngo muhereze aho ngaho gusa yego so aba ariko mubwira rero nawe arankundira arabyemera kuva icyo gihe ndumva twahise dutangira undi mwaka dutegura ubukwe umwaka wa gatatu twamaranye umwaka tuziraye tumara umwaka dukundana undi mwaka dutangira dutegura ubukwe numva twarabuteguye nk'umwaka mbere dutangira dutegura utuntu twose tudushyira ku murongo mbese twagiye kugera ku munsi w'ubukwe nyine ubona ko ari ibintu nyine twapuraninze ibintu byose kandi twagize n'Imana iradufasha ibintu byose twari twateganyije ko bizaba mu bukwe bwacu byagenze nk'uko byari kugenda iyi yaraturengereje yaduhaye vibe mu bukwe turengereje cyane nayo mpamvu wenda buriya abantu benshi bagiye byatumye ubukwe bumenyekana kubera nuko abantu nyine bari bishimye natwe twashaka kugira ngo ubukwe bwacu nyine tuzabwishimemo uko byagenze nuko rero Imana mbere yo kugera ku bukwe turabyumvise nyine ko mwahuye ari umushuti wa Musinga akubwira ko afotora utware nimero yarayitwaye bigenda bite ni gute mwisanze nyine mwabaye inshuti mutangira kuvugana byagenze gute numva icyo gihe amuha nimero nako ama nimero nanjye narazimuhaye ariko twarazihaye noneho arangije nyuma ngewe twamaze nk'icyumweru banza nanjye ndamwandikira ese kuba baguhaye nimero ukaba utamvugisha Musinga ukaba utamvugisha icyo gihe ntabwo nari kumuvugisha kubera ko icyo gihe ngira ngo duhura njye nari mfite umuntu ntabwo twahuye rero numva ko ari umuntu turi buhite dukundana niyo mpamvu no kuza gusevinga izo nimero kumuvugisha ntabwo byari kuhita bikunda kuko numvaga ari umuntu duhuriyeho wamugana azamfotora bikaba birangiriye actually ari open cyane yahise abimbwira yarambwiye ati ese buriya ninjye uri gutangira nkuvugisha ni gute wumva ko ari njyewe uri bukuvugisha ntabwo rwose ntabwo nari gutangira ari nkuvugisha nuko ubwo nyine birangira gutyo umunsi se uwo umubwira ngo nyine uramukunda hanyuma akabikwemerera wumvi wagiye first of all wabimubwiye uri sure ko ari wowe kwemereye cyangwa wari muri probability njye mbere y'uko ugera ku gihe cyo kubimubwira njye hari utuntu nkibaza mbere y'uko ugera igihe cyo kubimubwira waramwandikiye nyine gutyo
ni iyihe process yabaye kugira ngo ugere igihe cyo kubimubwira nyine before yo kubimubwira ni iki cyakuje mu mutwe kikwemeza ko uyu mukobwa ari ugomba kubibwira ese ko yari afite umuntu we ntawe wari ufite ese niba nawe wari umufite cyangwa utari umufite ubundi byagenze gute ngo uwo muntu ajye ku ruhande nyine abikubwire bikunde urabizi nyine burya abantu buriya abasore twese nyine ugenda upointinga abantu ukagenda ureba niyo wanakundana n'umuntu umwe ariko hari imico nyine ugenda ureba y'umuntu umuntu muzabana ukamwigaho ukareba uyu nguyu se turi gukundana ubu ngubu hari ibintu yujuje hari ibyo se mbona atafitingamo nyine mu rugo ariko nkurikije ukuntu Vanessa aramubonye by'ukuri ntababeshye nahise mbona ko nyine ni umugore wujuje ibintu byose ari responsable sibyo ari responsable ni n'umukozi buriya mudakina Vanessa ni n'umukozi nako kari karimo wenda ntabwo aribyo nagendeyeho cyane ariko nabyo byanyeretse ko ari n'umukobwa nyine utari umwasama nyine tutari aho ngaho ngo nzagenda nicare mu rugo gusa ndavuga nti wow nyine mbonye umuntu ufite quality zose uzaza kunyuzuza ufite quality zose nifuzaga icyo gihe rero tuvugana ibintu byinshi nibwo nyine n'uburyo twanaganiraga yajyaga ambwira ngo naramuganiriza kuri WhatsApp akajya yisetsa none twageze aho ngaho nyine twandikirana cyane nanjye ndi mu kazi nkaba ndi kumwandikira cyane pe nta rwose ugasanga akazi buriya ntiwakicagara akazi nakoraga ntabwo nari umuntu yaracuruzaga gucara nyine urindiriye abakiriya keretse wenda nk'igihe nabaga mfite nk'abakiriya cyakora ninjye waburaga ariko nanjye nabonaga time gatoya nkahita nibuka ko niyo SMS ngomba guhita nsubiza ako kanya ugomba kwandikira twisanze duvugana cyane tutazi ukuntu byagenze nyine ugasanga noneho naba nanaryamye wenda tutavuganye ubwo mini wawe ariko urumva agiye wanjye byari byarahagaze kuko ntabwo nari kumuha umwanya ugana gutyo muri relationship so byaje guhagarara ndanabimubwira umva ko yari umu best friend wanjye ari umuntu tuvugana umunsi ku wundi nanababaye kantu k'akadepresiyo kumwe abantu batandukana nyine batamiranye neza mara icyo gihe nyine numva ntameze neza usanga none afirinze yaga pole ibindi rwose ihangane ibintu nk'ibyo ngibyo noneho twisanga igihe naryamye wenda tutavuga ko nabaga mvuye nko mu kazi naniwe nkahita nsinzira nkabyuka yarakaye kandi tudakundana ngo se ngo ni gute usigaye ngo uryama gutamvugisha aha nahe ko warakaye gute nyine nkumva yabishize mu nshingano ko nyine ari ibintu bigomba kuba kandi actually ntababeshye icyo gihe hari harimo nk'undi uri gupendinga urumva ariko nyine ndangije ndareba ndavuga ati oya rwose ndabona Imana inyoboye aha ngaha kwa kundi nyine tuba tureba nyine tukabona nyine uyu nguyu n'uyu nguyu se nahitamo uwuhe ndavuga ati ukwiye n'uyu nguyu kuko sinzi wenda niba ari njye wenda byabayeho njyenyine ariko of course uba ufite nyine choices nyinshi iyo uri umusore ukavuga uti n'abakobwa barabigira sibyo buri wese utarambikana impeta ukiri umukandida ndangije ndareba ndavuga nti Vanessa arujuje ibintu byose nibwo buryo rero twahise twisanga nyine twabaye nuko urabimubwiye kandi namwiza simubibona ariko byatari namwiza pe cyane nuko nyine urabimubwira ndabona ko no mu bindi hari umuntu ajya kutubwira ngo burya umugore uzanakubyarira ari umwana mwiza najya urahireba urabona isa azabyara abana beza abikwemera rero wumva akantu mu mutima of course ntabwo nyine of course uburyo ibyishimo bitabiza tubibona abasore twabanaga no bajya bambwira shake kora Vanessa yaguhinduriye ubuzima nyine ku buryo icyizere cyari kuri kangahe
icyizere cyo oya nkurikije uburyo twaganiraga ngewe ubundi nabyita ko nari nzi gutereta kubera ko uburyo nateretaga uburyo nateretaga ntago ngewe nazaga ngo mpite nkubwira ngo ndagukunda ngo tugere gutya niyo mpamvu nyine mugana njya ngusereza ngo ntabwo wigeze untereta kuko twari inshuti nyine byahise bikomereza aho ngaho ndibuka yigeze akoresha akajambo wigeze ukoresha akajambo ko nyine we yabikoraga abizi yabikoraga abizi ko niko guteta yigeze ambwira akajambo ambwira ko ankunda nyine avugaga ngo ubona nkuvugisha gutya gusa ngo ubona ndi mushiki wawe ngo ubona ngo uri mushiki wanjye ubona ndi musaza wawe nyine mbabaza se urumva we yumvaga ko mbibona ko ankunda igihe cyose maze kuvugisha ubu nukuva ko utabibona kandi numvaga turi abashuti ubwo yari agashyizemo ubwo nyine nuko yagendaga nkatamo gake gake ubwo urandeba ukabona nirirwa nkuvugisha uri mushiki wanjye uri mama wanjye rero niba nkuvugisha gutya numva ko nyine there is something there urumva nk'ibyo ngibyo nabivugaga nyine ntari natangira kwerura ijambo nyine mubwire tujye mu bintu gutya na gutya ariko the way nawe ansubiza ahita mvuga nti uyu muntu ibyo ari byo byose gutya nsubije ibyo byose igihe nzajya kuvugira ijambo bizaba ari ibintu byikoze none rero nkurikije ukuntu yaganiraga nanjye nkurikije ukuntu reply ziri quick abantu twakoranaga nibo babonye ko tuzakundana mbere yuko njye nanamubwira ko umuntu uvugisha buri mwanya buri segonda kwa kundi mu mashini ufite desktop imbere yawe bakaza gasanga WhatsApp musinga abantu dukoraga uyu musa bakabona ni uri hejuru cyangwa ni nawe uri muri screen kenshi kumwe buri gutypinga naho umuntu twakoranaga ariko sha ibintu byawe na musinga hano bizarangirira bakabibona ariko njye ubwo she ntabwo nahise nkwemerera hari igihe yajyaga yivamo akambwira ngo ariko utwo turi kuvugana ngo mba ndi kwiseta akivamo nka gutya nyine ahita ako ntabwo nahise nkwemerera ntabwo yego warambwiye ngo uransubita ndakubwira ni oya ntabwo nahise mwemerera ahubwo abimbwira njye bambwira ko ankunda yego narabibonaga nanjye nyine urumva byanga bikunda nk'uwo mwanya wose namuhaga haba harimo akantu mu mutima ariko ndireba numva sinkwiriye nyine nkajya mureba nkabona urabona nyine wenda tugiye mu kantu k'amadini nkajya mureba nkareba nyine urumva na Clever nkareba ukuntu umeze ntageje nkajya mubwira ati rero abadeperi ati rero ngewe ukuntu nimereye n'iyi misatsi n'izi nzara n'ibiki byose nkavuga nti uyu muntu nambwira ati uyu muntu turakundana pe njye nawe ariko nkaba muzi urumva abantu umuntu mumaranye umwaka ubuzi famiye ye ubuze abantu bose mamuganira ibintu byinshi aba yarakubwiye past yiwe nanjye yarazi past yanjye ibintu byinshi twari tubiziranyeho cyane pe noneho urumva ibintu byinshi byagarukaga akunda kuvuga mama we none ndareba mama urumva byatumye ngira amatsiko yo kumenya mama we ndamureba ndamusacinga nyine menya umuntu uwo ari we nkahita urumva niho nari mbaza already noneho nkabareba mwese nkajya ndeba mpagararanye n'uruhande rwa Dorcas nkajya ukuntu mama azavuga ati iyishi mbese ugahita wumva ko nyine bazabandeba muri situation nyine abantu b'abadeperi numvaga mu mutwe wanjye wibonaga nk'inzige neza umufilisiti yazanye hano hantu nyine nkavuga nti nzahinduka muri salo bamunzaniye nka mama we yicaye hano nkajya nkora nk'iyo filime nkavuga Clever yicaye hano Dora yicaye hano mama we ndahingutse turashize mama aje kuturangiza uyu mukobwa nyine nkajya nireba nkabona ntabwo byakunda nkavuga nubwo mukunda nawe akaba nkunda nkaba numva pawa mama we afite kuna ari inshuti ye cyane na Clever ari inshuti ye bazahita bambwira ati uyu mukobwa cyambere ntakijijwe kuko numvaga ariko bazahita bandebera izikari kati twebwe urabona tuzahuriza he bizagenda biti ndavuga nti aho kugira ngo dukundane bigende bigere kuri ntuza ya nyuma tugere kuri etape ya nyuma noneho famiye izabyange kuko natekereza ko twese amafamiye yacu ntabwo bajya gushaka nyine kenshi iwanyu batabikwemereye nkurikije na pawa mwari mufite mu buzima bwe havuga tuzakundana dupanga ubukwe cyangwa se dukore imihango yose abandi bakora ariko nitugera kuri final stage muhite muvuga ati ndamuhamagara ku kazi nta gushaka byihutirwa umuntu wateretaga ntabwo yatinze segonda nk'abiri nahise mubona araza ageze mu kazi hari intebe twicazagamo abakiriya
ndamwicaza nanjye ndicara ndamubwira ati rero ndagushimiye ko wangiriye icyizere cyo rwose ukabona nakubera umuntu w'umukunzi rwose ariko ntabwo byavamo ntabwo byakunda si ukuri mubi si uko hari ikindi kintu nkujijije ariko ntabwo nshaka kuzababara nuko mpereza akagifuti ndamubwira ati none si iyi gifuti umpaye ni iki yanarakaye cyane suko ndamubwira nti numva ngo uhakaniye ntabwo nshaka kugutakaza nk'umushuti wanjye nshaka ko dukomeza tukibera best friends tukajya dukomeza tukiganirira tugatera amastori noneho imana izaduhereza abantu twese badukwiriye njyewe ntabwo mukwiriye ntabwo iwanyu banyemera nta nubwo byakunda sosiyete ntizabyumva ntizabibona neza bazajya bakujya mu matwi usanga wisubireka sha ndangije ndamuhakanira gutyo amereza gift ndabyibuka nta nubwo yagize ansubiza yahise afata iyo envelope nari nzi ko ari buyisige ndayifata ahita ajya amenya adasohoka umuntu ureshya gutya nanjye ndeshya nka gutya numvaga ari bunkubite nk'agashyi cy'akaguru ako yahise arya amenyo ndabyibuka itarakara ndafata envelope adasohoka numva ubwabo buranyishe umushuti wacu Betty ndasa ariko tumuvuze kuri kamera uwo mushuti wanjye twakoranaga niwe wandibye nyine aravuga ati uyu muhungu uramukunda nawe aragukunda kubera iki umuhakaniye ndabimusobanurira urumva nta muntu umwe wari uzi story yanjye nyine impamvu nyine biguteye ndabimusobanurira ndabimwereka urumva namwe yari abazi mwese nyine kuko twari tumaze igihe tuziranye nyine turi inshuti n'uwo mushuti wacu abiza dukurikiranira hafi umushuti wanjye twakoranaga twirirwanaga nyine byose ari kubimbwira ati rero kamubwire Vanessa ntukazajye wisubiza inyuma umuntu atabikoze wowe genda nibikunda biza upfa kuba ubizi mu mutwe witeguye ntabwo uzababara wegenda uri ready ariko wikibuza amahirwe wikibuza ibyishimo ntawe bikubujije wegenda nta nubwo ubizi ko ariko bizagenda wabona banagukunda wabona bazanagukunda wabona nta n'ikibazo wabyifitiye niba umuntu mukunda nawe nta kibazo afite ko yaje kugutera tubizi kutishushanyije nk'abandi wenda ngo ujye ushyiraho akanatirere mu gihe mugiye kubonana nyuma bihindure rero niba bizi akaba yaraje kugutereta akabibona ko ari kumeze buriya wabona famiye nyine yarabaganije cyangwa se bo babizi ko atazanashaka mu ADPR arabinza arankomvise ngatumara nka 3 days rwose akiri kunyigisha akiri kunyumvisha yarandutagaho gato nyine urumva yambwiraga nyine ibintu gati ngende mukuru ndakuruta ibyo wemera mubwira ibintu ko mbikubwira umushuti wanjye tumara rwose nk'iyo minsi 3 rwose urumva yari yararakaye tutakivugana hashamo nka 3 days rwose umushuti wanjye yarankomvise nga finally ndakuvuga atari kuwamugana kubera iki ndi kwidisqualifyinga kandi abo kubimbwira bahari reka trying mbisaba Imana nyigisha inama nimbwira yego ndagenda ni numva nta kintu kirimo ubwo nyine arigendera nuko ubwo nagiye gusenga ubwo nyine ndamwemerera nyuma ndaza hashize iyo minsi nyine ndabimubwira ndamwake let's try it let's give it a try turebe ukuntu bizagenda ubwo nditeguye ikizavamo cyose tizwe hari igihe twigeze duhura duhurira ahantu mu mujyi bwa mbere nyine urumva nyine twahuye uhura na Vanessa turi kumwe nawe ari ubwa mbere tumubonye tutanamuzi tutazi na n'iki kijya mbere twari tugiye kwigurira imipira twari dufite urugendo rwo kujya i Burayi naho tujya kugura imipira sibyo naho tubaza brother wawe cyose turakura hehe imipira cyangwa twari twaramubonanye urumva nanjye nka mbimubona nakunda kubipostinga yakundaga kupostinga icyo gihe akora nuko iriya mipira turayibona hehe ni mujye mu mujyi cyose we yanavugaga ko ari ibyo nyine nyine we yari afite umuntu ubicuruza ariko abimupostingira maybe ko hari ukuntu bavuganye ahubwo Vanessa niwe wari wamuconnectinze
njyewe cyusa twari inshuti kubera musinga noneho nziranye n'abantu bacuruza ibintu nyine by'imyenda akazajya akunda kumbaza ati nakora akahe kantu urumva yakoraga video ariko ajya ambwira ati ndashaka akantu k'agasayidi haso kazajya kanyinjiriza udufaranga mfite udufaranga dukeya ndashaka kudushora mu kantu runaka ndamubwira ati rero wihita ushora amafaranga yawe utazashya banza ucurayinga ibi bintu nibikunda uzabishore mu rangura hari abashuti banjye tuziranye bagira ibintu by'imyenda reka nzajya mbaka post uko nabonye bapostinze mbasabe amaposti yabo hanyuma uyashyireho noneho uzajya ubona abakiriya uzajya uhita ugenda ubifata aho ngaho wongeraho agapasenteji ucuruza nubona hashize nk'amezi angahe biri kugenda icyo gihe uzahita nawe uhita winjira so ubwo rero wumva twe twagiye mu mujyi tuzi ko tugiye kureba ahantu cyusa agiye noneho ahita twoherereza Vanessa ngo ari we uza agiye kuduha agiye kwido ko ntiyari hafi yo mu mujyi ntabwo yari ahari nicyo gihe twamubonye bwa mbere nicyo gihe rero twamubonye bwa mbere kuko nyine iyo mipira yahise ayireba cyose yarabimubwiye iyo mipira ayireba arayituzanira nibwo twamubonye bwa mbere urukumva twari tumumenye hehe kuri cyose arangije atwishyuza amafaranga make sibyo kandi twebwe twari tuzi kwigura kandi twebwe twari twaje cyusa yabahaye igiciro cyusa ntabwo yari yaduhaye igiciro ahubwo twari tuzi ko ukuntu igura tukaba twumva yuko ari buze kwitugurisha amapusantaje ye yayashyizeho noneho tubona arimo arayitugurisha ku giciro igura ku isoko pusantaje ze ntaziriho ahubwo cyari kiranguza mu by'ukuri pusantaje ze ntaziriho noneho turavuga tuti dushobora kuba tugiye kumwiba urumva utwishyuje turavuga dushobora kuba tugiye kubiba ayo mafaranga si make turanza turabimubaza ati oya ati nayo ngayo ubwo twari turi muri parikingi ya Simba noneho ndangije icyo gihe ndamubwira mpe nimero nyamwoherereza namwoherereje murengerezaho ntavuze nti uko ubwo ari byo byose ahantu yaje yanateze niba agiye gusubira ku kazi reka mushyirireho n'agatike ategagiye yende mba ndamwohereje nayarengejeho ageze imbere arayohera kumbi twebwe ntabwo twari tuzi twari turi kwidiringira n'umucuruzi kumbi noneho nyine wumva twavuyeyo nyine wenda yihangane kuba twamuzanye mu kiganiro ubwo ndi kuvuga cyose tuvuyeyo turamuhamagara turamubwira turiya mukobwa muremure umeze kuriya ubundi abakobwa b'i Kigali ko atari kuriya dusanzwe tubazi cyusa nyine nka musaza wanjye tuba dufite ukuntu dusererezanya nyine utuntu ntangira kumuserereza ndamusereza koko akanseka akicecekera kumbi yari azi situwasiyo hari n'igihe twamuvuzeho urumva nyine twebwe ntabwo twize tunamenye izina uvuga ngo wa mukobwa twahuye noneho twari dukomeza duserereza ngo wa mukobwa twahuye nyuma yaho cyusa aza kutubwira nyamara singewe ngo hari undi muntu baziranye buriya umuntu ngo baziranye cyane ngo njye ntabwo ubwenge bwanjye bwageraga kuri musinga ahubwo nahitaga ngenda nkavuga buriya se ni kirisipesi kirisipesi kumva mbona turangiza tukavuga ati ni cyusa nuko ariko duhisha ni wowe noneho aratwihorera aturya sini neza nawe dore ko akunda kwifasha kera kabaye sumbaze uko byagenze ngo tuze kumenya ko iyo filime igenda ikizingira kwa musinga nyine icyo nshaka ngiye no kubaza cyagiye duhura musinga yararangije kubabwira mukundana cyangwa mwari mukiri muri ya piriyodi y'ubushuti busanzwe urumva twe ndabyibuka neza twagiye i Burayi muri 2022 twagiye 2022 ndetse no mu kwa munani mu kwa 9 gutyo twarakundana niyo mpamvu ko yararebaga yarameze byari agasita umuntu kugira ngo asitare ari kureba hasi nari mfite ubwoba kugira ngo umuntu asitare ari kugenda areba hasi byari bitarazamo neza ariko nyine wabonaga ko nyine neza tugeze muri no kuvugana none even no kudiringa n'ayo mafaranga nubwo naho wabonaga rwose ko ibyamugoye byatari
bampamagaye ndi ku kazi urumva deja ndacyafitemo kaga complexe ko kwibaza ati abantu bazanyemera ukuntu meze cyusa rero mpamagara navuye mu rugo ntazi ko turi bubonane niyambariye za mini zanjye niyambariye uko niboneye bijugunyanze ndabwira cyusa ibi ni ibicyunkoreye kuki wumva wankorera ibintu waje ukajya kubibihera nifitiye amaproje menshi ndi gukora ntabwo ndi buve mu rugo imubwira genda unda n'ubundi ni wowe uyindangira genda ufata ahantu bayifata uyibahera numvise soni ndavuga ndabareba gute mu maso nkumva ko nimumbona muri bite mubibona nkumva isoni ziranyishe nkajya ngenda ndeba hasi nirukanka ngo mutantekerezaho ngo mundebe nirindaga ko turi butindane mundebe muntekerezeho munganire nkava oya ndagenda mfata imipira mpite mbahereza mpite nirukanka icyo utashakaga nicyo cyabaye rero kuko wumve nk'ukuntu hari igihe satani aba ashaka kuzana utuntu two gukora nk'utuntu ariko imana iba ihari hari ukuntu aba ashaka nko kurwanya umugambi w'imana nka buriya iyo Vanessa aguma muri iyo dayirema yo kuvuga ngo nibambona ntibazanyishwe twebwe twaramubonye ntituzi ngo ni ibiki bijya mbere tubona akana k'agakobwa turakikundira ntabwo twari tuzi ngo ni ibiki ariko wumve iryo jwi rya satani ryamubwiraga ngo bariya abantu bazanyanga uri kumva imana ariko ibihari ikurikirana umugambi wayo mpaka usohoye uko byagenda kose rero twebwe twari twiboneye agakobwa keza ukobwa kuri kuvuga ngo ntabwo washaka ko tubitindaho twabitinzeho cyose turamuhamagara turamubwira ati twabonye akana k'agakobwa keza gafite disipurine kameze kari kugenda kareba hasi ati kagendaga kareba hasi kakanasitara biraza bakazandenze noneho ngewe urumva byari byansekeje byatari cyose ndamuserereza koko kumbi sinkamenye ko filime igenda ikizingira kwa grand frère ariko mana ya nuko rero murinjira mu bintu nyine byo gukundana so bwa mbere mwari musanzwe mukundana nk'uko bivuze wari ufite umukunzi nawe wari ufite umukunzi so noneho mubyinjiyemo rero nk'amwe babiri iyo noneho kubyinjiramo mwumva ko mugiye kubana ndagira ngo tuganirire urwo rugendo rutoya rwo gukundana noneho muhinduye navuga ngo mindset uvuze ko wamubwiraga ati ntabwo tugiye gukundana gusa tugiye noneho gushakana noneho byari bitandukaniye hehe n'ibyo mwari muvuyemo ndeko utangire kuri njyewe ahantu byari bitandukaniye ni uko n'ubundi njyewe wenda aho twakundanaga n'ubundi numvaga tuzabana ariko akaba ari muri nk'uko nabo bumvaga ko nyine nzabana nabo uvuga cyane yego noneho rero ahantu byari bitandukaniye ni uko nyine hazagamo challenge nyine hakagira ibintu mutumvikanaho bigahita bituma mutari bubane ariko maze kureba izo challenge zose umuntu aba yaragiye acamo ukareba noneho umuntu ubona byibura ko mu rugo wenda habamo ibintu byinshi hari ibintu mugenda mwigana nyuma ariko byibura wenda wowe muhuye noneho afitemo nka 80% y'ibyo wifuzaga uhita uvuga uti rero even kandi ibintu buriya umuntu unasenga burya Vanessa arasenga cyane ubu ngubu buriya hari ukuntu nyine n'umwuka umuyobora ibintu bimwe na bimwe akaba yabikora nyine nta bintu se mutigeze mwumvikana uravuze ngo abandi bo hari ibintu mwenda mutumvikanaga Vanessa we nta bintu mutigeze mwumvikana tugikundana nta bintu tutigeze twumvikanaho cyane sibira numva ahubwo twari tuvuga se wayi nyine tutajya dushwana mu gihe twakundanaga wayi tutajya dushwana nkahora bimubwira nyine ariko wenda ntabwo byari byinshi nyuma byari ibintu nyine byari bisanzwe yego
Yeah. So imana yarakoze. So kugeza ubu ngubu rero ibyo byose birabaye, urugendo murarugenze birakunze. Vanessa natubwira none ukuntu byagenze, akisanga bantu yumvaga ko batazamwakira baramwakiriye. Bakwakiriye gute? Byagenze gute? bakoze nari mfite ubwoba, ndabyibuka yajyaga ahora nyine avuga ko ashaka ko tuza kwiyerekana muri famiye, nkajya mpora mbipostponinga, ahora mbyigiza imbere noneho nkajya mubwira ati rero reka tuzajye kwiyerekana dufite nyine tugiye gukora ubukwe hari hafi, ku buryo nibajya no kubyanga bazareba bagasanga nyine ntagarurire, wenda niba ari nk'ako nabyita. ndamubwira ati wenda niba dufite ubukwe mu kwa gatandatu tuzajye kwiyerekana nko mu kwa gatatu, ku buryo nyine iwacu njye nta kibazo nari mfite. Iwacu narabyumva papa wanjye nta kibazo yari kubigiraho, mama wanjye nta kibazo yari kubigira, mama wanjye we infact yari kumva anagize Imana kuko yahoraga bimbaza cyane. Rero numvaga ngiye kuri side yanjye nta kibazo anytime twajyayo, ariko iwanyu navuga ati ka challenge kazazamo reka tube tubigije imbere, bazajye kubyanga bigeze ahantu kure basi noneho wenda batugirire impuhwe. Nuko akajya ambwira ati ni ukuri hangane tujye kureba mama, basi reka tuzahere kwa Clever reka tuzahere kwa Clever, noneho mama tuzamujyeho nyuma, wenda ba Clever tuzanzareba ukuntu babyakira, bakiva niba bikunda wenda mama nanabyanga bazamufasha babimwumvishe. Ubwo arambwira ati okay nta kibazo tuzahera aho dushaka, gusa tugomba kubikora hakiri kare vuba ko nane ntago bazajya bahora bakubona. Najyaga nkunda no kuzafata abana kubatembereza, ngati urumva ntago uzajya uhora uza mu rugo cyangwa se hagize n'ikintu kiba batakuzi. Ikiza reka twiyerekane tubabwire ko bimeze, noneho Imana izipangira ibyayo. Niko rero twaje tuza mu rugo tuje kwiyerekana, ndabyibuka hari nimugoroba ari nijoro tuza kubareba, mfite ubwoba bwinshi cyane ariko nasanze nyine nta kibazo, ubwoba bwose nari mfite urebye bwashiriye iwanyu. naje ati wenda ndakora nta kibazo, wenda umuntu ntareba mu mutwe w'umuntu, ariko nabonye ukuntu nyine byari bimeze. Ndabyuka papa kuri yambajije ibibazo byinshi, yambajije ibibazo byinshi, ukagira ungirira mu kabati wambabarire mwana arabaza ndabaza ntabwo kumekinga shako n'ubu ngubu rero ukuntu ubwo abashaka nyine kumenya every detail. Ndavuga kandi koko ni umubyeyi wawe, ni mukuru wawe, abagomba gukurikirana utuntu twose. Yarambajije kabisa, natashye nacangamutse neza ngati ariko byari byiza, ntabwo byari biteye ubwoba nk'uko nabitekerezaga. Ntaha noneho numva nuje, numva nezerewe, ati noneho bya bintu kombe kuba nyine bizacamo. Ubwo nyine birarangira, uragenda na mama, abantu bose nyine barakwakira neza. Yego banyakiriye neza cyane, mama we rwose tuba n'inshuti cyane. Aza mu rugo ajyayo kumureba, fatambwira ati maka nimero kawe tujye tuvugana. Rwose turavugana nyine biruhutse cyane, nahise niruhutsa, numva meze nk'umuntu wituye nka Tony yose numvaga mfite ubwoba. Ubwo biraba nyine birarangira, hajyaho stage y'ubukwe. Muba muraduhaye igikwe cyane kari sawa, kari bwiza, uteguye neza kabisa. Mwaduhaye ubukwe bwiza vraiment, turabashimira. Monsieur Pare, God bless you. Pare Imana imumugisha yaradusapotinze ku rwego n'ibitaranza. Umuntu mwiza cyane, twari dufite ubwoba kandi ibi bintu ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. ni umuntu mwiza kuko yabugize ubwe, yabugize ubwe kabisa. Ewana turavuga birenze buriya mu bukwe nta kantu wigeze ubona bakakuviraho nk'indi imwe ukumva kakabona akantu gaciyemo. ko hari ukuntu bajya bagakora ukabona akantu ukabona bakuviriyeho nk'indi imwe uvuga ko cyakoze nkamwe. muri periyode y'ubukwe bwanyu
ndabyibuka Dorcas yajyaga ambwira ati sinjye uzarota burangiye narabuze umuntu kuko n'akazi kose umuntu yari yaragashyize ku ruhande narabuze umuntu kabisa yirirwa yiruka nijoro ku manywa nijoro kandi icyo gihe nyine urumva nari ndi muri situwasiyo imeze ukuntu mfite akabebe mu nda ibintu ari daje rero tugira kambyite nka quality ariko njye na Musinga nyine tugira akantu ko kwitegurira ibintu byacu tukabyikorana kabisa niyo mpamvu rwose even no mu bukwe bwacu ntabwo higeze hazamo ibintu ngo bya organization ngo y'abantu benshi ngo coordination ngo y'abantu ngo ijana ngo mwabimenye nuko wenda nuko mpamvu twabyize na nuko tutigeze tugira abantu benshi mu buzima bwacu nyine dushobora kudepandaho ibintu byinshi nuko rero niyo mpamvu ibintu byinshi hafi ya byose nyine ariko byari byiza cyane twarabiteguye nyine mwarakoze kabisa ndabyibuka gukunda kutubwira ngo yajyaga akunda kubwira Musinga ngo ikintu cyose ntigeze mbona mu bukwe bwanjye ngomba kukibona yajyaga abimubwira akabimbwira nanjye ati ikintu kitagenze neza mu bukwe bwanjye nzagikosorera mu bukwe bwa Musinga yarabikosoye ibintu byose twakoresha ndavuga ni Musinga ngenda ufite pare twakoze ubukwe ari ahantu habiri hatandukanye ariko ugasanga hamwe hari mu ntara ahandi ari i Kigali ariko ugasanga uyu munsi ari Bugesera ubundi ari Gikondo ubundi ari hehe yabaga yiruka akamamagara umeze neza umere neza ndi mu bukwe ndavuga nti tekana ameze neza abantu bose yaba bari bagize pare nkawe kabisa kararenze ariko byarenze ntabwo bibaho najyaga mbona ngira ubwoba nyine mbimaze ibi bintu birashoboka ibintu bibaho akantu kose kaducanga kanihamagarire mukuru wanjye ngiye se ko mfite mukuru wanjye twagira n'ikibazo cy'amafaranga agahita amuhamagara ngo ngo iki ngo nta kibazo ndaje nyakuriza ngo se jye mpamagare ka kantu ko kuvinda bakambira yizimye byaba byancangacanze ayikubona ukabona wahise amuhamagara kino ndabizi kireva aragikora kere ibi nta kibazo Musindaje ko agashanana kanjye pole sana mu byihangane kameze neza ndabwira ariko buriya nuko nari ndi muri situwasiyo itameze neza ariko ubundi nari kuhaba buriya ariko Imana ishimwe ariko warabibayemo nka dote iriya mikenyero wamperekeje kujya kuyireba gakenyero keza wabonye nari nambaye muri dote yari amperekeje Dorcas rwose i Burundi utagira ngo ni na hafi ahangaha ariko Imana yarakoze vraiment byari byiza so ubukwe rero burarangiye mwisanze mu rugo bimeze bite tubwire mu rugo bimeze neza urugo ni rwiza rwose urabona ko Vanessa yarabyibushye undi kubyibuha nibyo byerekana ko urugo rumeze neza yashimye urugo n'ibintu by'imicyo n'ako gashati wambaye nsigaye nambara neza we kutari kwivuga ko nawe wabyibushye Vanessa rwose aba yabikoze aravuga ati umugabo wanjye rwose ariko byo no kuva n'igihe twamenyaniye tukinakundana abana ba Crispin n'aba Cyusa bose bajya bambwira ati warahindutse kabisa usigaye none wambara utuntu twiza ariko sinzi ikintu kiba kugira ngo abasare iyo bagiye mu nkunda bahita bahinduka bahindure na look nanjye ngiye ni pressure n'amafaranga actually Vanessa we yampaga amagifuti menshi nyine nk'ikintu nashakaga ko atakomeza kwambara numvaga nimubwira ngo ntuzongere kwambara umupira yari bwambara iki ubwo rero twahura nkabona ntameze neza ahita ajya gushaka ya myenda isimbura iyo yari yambaye atangira kugenda ahindura ntangira rero kujya bimuhera vraiment nko mu cyumweru nashobora kwakira nk'imipira ingana n'icyumweru nzambara nyine tugitangira gukundana hakoze kutageza inyuma nyinshi oya ntabwo uri kuwambara neza ubu ngubu ubwo wenda we areba nyine biri
biri hejuru. Ariko amanota yose amanota yo kwambarayo yose nayo hanyuma urugo ni rwiza, habamo ibyishimo. Noneho Vanessa rero nawe urumva ko nubwo yavuze hari ikiganiro wakoze uravuga ngo ntabwo wajya kuvuga ngo mu ishuri, ariko uravuga pe byaje ntabwo twabirangije, ariko nyine ubwo ntabwo twavuye ngo mvuge urugendo rwo kuva muri ya tana ari imeze uko nguko iyo period n'icyambije kuba imvanamo, ariko byaje bihinduka rero noneho bita biba gutya. Iyo rero baza ko kumenya kuva kuri cya gihe navugaga mbere, ubu ngubu byarahindutse totally kabisa. Ubwo urumva ntabwo twakomeje kukabihinduye, ariko byaje guhinduka. Okay, Vanessa rero ahora n'ibyishimo na hahandi nyine umuntu aba uvuye mu kazi na stress zose, so aba ari kuntesha umutwe nyine agatuma nyine ubuzima bugenda neza. Ariko niyo challenge mugeze muhura nayo se ikintu kidasanzwe nyine ngo mwumve ko akakunda uvuga uti noneho ngeze mu rugo kabisa, mpinduye nyine ubuzima. challenge mu rugo zo ntago zibura. Challenge mu rugo byo nyine no kuba uvuga uti okay, wenda hari nk'ibintu umuntu yari asanzwe azi nko kuba wakodesha inzu, ibyo ni ibintu umuntu aba azi sibyo, ariko ugera ahantu ugasanga noneho ugiye gufata responsibility noneho zirenze za zindi wafataga, kandi income zidahindutse. Kumva mbere ukiri umukobwa, nkanjye nkiri umukobwa nakoreraga amafaranga, urumva ikintu nabaga nitaho dusaza twanjye twonyine nanjye. Noneho nkabona nyine amafaranga uko nyakorera ndanayasevinga bigakunda, nkabona nyine nda ku kwezi navuga nti narakoze nkemura ibyanjye, nishura ishuri ryanjye, wenda nkemura n'utundi twabo bavandimwe, nkora n'utundi twanjye ku ruhande, ariko still mbonye ya saving. Ariko tugeze mu rugo challenge nyine yabaye n'ukuntu nyine urumva utuzi twacu twembi ntiduhindutse, ariko kandi expenses inshingano ziriyongereye. Rero ku kwezi twayaga kwisanga twakarikira imibare twakabise kungiye ubundi kwezi byabaga bimeze imifuka yatobotse. ariko ikintu nahise mbona abantu bakunda no kubivuga bakavuga ngo urugo nyine Imana ibirurimo. Nukuri pe Imana ibirurimo, kuko muri icyo gihe cyose nta murandiro wigeze azamuhagarara hejuru, namwishyuraga mbere y'igihe ubwo twanavuganye. Urumva mbese nyine nta gihe na kimwe nyine warabonaga ukabona nyine ntabwo uri gusevinga nk'uko wasevingaga, ariko nanone ukabona nanone uri kuyabona kandi menshi. na kuboko kw'Imana, ariko nyine niyo challenge bari batubajije. ikindi nyine par experience nyine urumva ibyo ngibyo bimara igihe gitoya, kuko nyine muramenyera, tumenyera ko ibyo bintu byose. Ikindi Imana igenda providing, buriya Imana umugisha abantu babiri kurusha umwe. Ibyo bintu umuntu utari washaka batabyumva neza, ariko iyo umaze gushaka pe urabibona mu bigaragara, bihita byigaragaza nyine. Kandi wenda no muri icyo ngibyo nashakanye na Vanessa atari yagira akazi gahamye hamwe, n'ibyo ari gukora bitari byafatisha neza, ariko ubu ameze neza nyine. Imana yatanze umugisha, tubona ko nyine ibintu byose nyine urugo ni umugisha, kandi burya rutegurwa n'Imana. Wenda ntago turagira experience nk'iyanyu, ariko so far so good. Ariko ibyo tugezemo turavuga natwe ku gihe nk'icyo mufite ni nk'uko twari tumeze, two duchallenge twari tukidufite. Hari utuntu nyine twari twinshi nyine, ubona uko ibintu bizagenda bijya ku murongo neza, ariko musubize wowe Musinga arabizi icyo gihe, nibaza ko akibuka neza cyane. muri n'abakire kuturusha nta n'ahantu bihuriye, n'ahantu bihuriye pe. Ariko ubu nuko twebwe wenda tugira umugisha w'akabashakisha natwe turi babiri. Urumva wenda babiri nk'uko papa we yavuze babiri, Imana igenda
providing nabo bashakishaga ari babiri ariko bidatandukanye urumva iyo byangaga bo byangiraga rimwe ariko byangira wowe wenda bishobora kwanga njye bigakunda cyangwa byakwanga ko mukora ibintu bitandukanye se wenda ashatse kuvuga ko dukora ibintu bitandukanye ariko urumva nabo ikintu bahurijeho kimwe cyabyaye byinshi yego uyu munsi nyine kabisa bimeze neza ariko na mbere byari bimeze neza twe twarabirebaga tukabona n'ibintu biri hejuru cyane ariko ni natekereza ko ari nk'igihe nyine ni igihe nyine kigena ibintu nanone ntabwo bavuga ngo icyo gihe nyine n'ubundi nuko n'abanyarwanda twari tubayeho mu gihe cya kovide uburaga ko nyine nta ni ariko n'ubuzima ni esikariye ubuzima ni esikariye ntabwo usimbuka ama etape hari uburyo uba ugomba gutangira bikagenda biza gake gake hamwe n'Imana icyo tuba dusenga gusa ni uko ntabwo watangira dusubira inyuma ahubwo dukomeze tujya akenshi buriya ikibazo gikunda kuba mu buzima bw'abantu ni uko batemera ayo ma etape ibintu byose biza step by step iyo ushatse rero gusimbuka birapfa for example nk'ubu turekere mu myaka wenda tuvuge 30 ariko ukifuza ibintu by'umuntu umaze nk'imyaka nka 40 umuntu wakoze umusaza wakoze kera ushaka etaje kandi wowe ugifite kurota ibintu afite ubishaka ku myaka yawe kandi nta papa wawe waguhaye uwo murage nawe shawe dukomeretse nta munani urabanza ukavuga uti tangiye kutuvugira tangiye kubavugira ibintu nyine urabanza ukavuga uti icya mbere cyo turi muri Afurika turi muri Afurika ikindi nta n'amafamiye nyine yagiye adukorera kandi nuko dukora natwe ahubwo hari abo dufasha inyuma bitandukanye nuko wenda undi yaba yikorera wenyine n'imyigire nyine itarahamye neza ariko Imana twiyivugaho dufite amashimwe Imana yagize neza kuko se nyine ntabwo nta kintu kirenze dufite impamvu tunyuzwe nuko tuvuye ahantu habi cyane nta kintu dufite pe urebye mu bigaragara n'amaso ntacyo nta na kimwe ariko ukurikije aho uvuye byibuze ubasha kubona udushimira Imana ubasha kubona utwugaburira abana ubasha kubona utwugaburira abana n'utwurya thank you ubasha kubona akajipo ko kwambara ubasha kubona utuvuta two kwisiga byibuze ukumva urishimye tukumva turanyuzwe bitewe n'iki naho tuvuye cyane ko ikiza nuko story zijya gusa Imana twese dukuye ahaga so Imana rero yarakoze cyane so ndumva twumvise byinshi twumvise love story yanyu twumvise naho mugeze ubu ngubu mu rugo nta kintu wumva wababwira ukurikije nk'umuntu w'umupare umuntu w'umusaza umaze imyaka w'abana babwira nyine congratulations kandi bakomereza aho ngaho abantu iyo bafatanije byanze bikunze Imana nayo ibaha umugisha iyo muhuje Imana ikomeza igenda nyine imenamo bikiyongera so rero keep it up urugo ni umugisha njyewe nibyo nivugira nkunda kubwira abantu njyewe natangiye kwishima cyane 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 no guseka no kuvuga utugambo twinshi ariko ngeze mu rugo dore uko byagenze uri kumva rero ni umugisha urugo ni umugisha kandi ni umugambi w'Imana ikirusenya cyose kiba giturutse kwa Satani niyo mpamvu kitagomba kuza so twumvise rero byinshi ibyo twababwira ni ibyo nk'abantu bashobora kuba bamaze iyo myaka ni ibyo ngibyo nuko urugo ari umugisha kandi courage ntabwo turi bakuru cyane mu rugo ariko kuri mwe turi bakuru Imana izabane namwe kuko natwe niyibana natwe so tugana ku musozo kuko nyine twavuze ibintu byinshi byiza abantu
babasabye rwose nizere ko bishimye gusa nubwo muzanagaruka uzatubwira aho Yeah. batanyuzwe tugaruke cyane rwose cyane so tugana ku musozo rero nashaka kwibariza Musinga n'umutware nashaka kubabaza nk'abantu b'abavandimwe kuko ndabizi ko abantu bazabibabaza mutubwire utuntu muhuriraho nk'abantu bavukana bakurikirana utuntu muhuriraho n'utuntu mudahuriraho dusoze ibindi muzabyivuganira mwembi tudahari ikibazo ni cyiza cyane kirakomeye kiranyuze kabisa nibatubwire kirakomeye ibintu duhuriraho ya utuntu muhuriraho muhuza muri make noneho n'utuntu mudahuza ukavuga ati uyu si Musinga aka kantu nkora uyu si Musinga ngereka ngiye mbikubwira uravuga ibyawe nk'ikintu tudahurizaho igihe aho ngaho ni nk'undi mwana ni umwana w'imusanze n'umwana w'icyangugu reba yubahiriza igihe bikabije birenze ibikenewe kubera ko nawe gahunda ahagera mbere y'iminota 30 kandi ngiye ngomba gukererwa isaha cyangwa abiri cyangwa abiri urumva ubwo ngubwo urumva ko azindukaho isaha ugakererwaho isaha azindukaho isaha ngiye ngakererwaho isaha mvuga ko ibyo bintu birahabaye ikantu tujya duhuriraho hari igihe kera twambara Dora akambwira ngo tugasanga twahuje imyenda tugasanga twahuje nka dress code imyambaro tugasanga nyine wenda niba umwe yambaye ishati y'umweru hejuru undi yambaye hasi hari n'igihe twambaraga hari igihe tugura imyenda ijya gusa none tugasanga twayambariye rimwe n'inkweto twazambariye rimwe kandi tutabivuganye utuntu nk'utwo ngutwo rero ni ibyo ikindi se duhuza nyine ni byose ibindi byinshi turabihuza buriya reka mbabwire reka n'akandi kantu turirimba kimwe akapera gusa tuvuga kimwe kuvuga ko ndibuka Musinga n'umunsi wa mbere ampamagara ese niba tuvuga kimwe numva tuzaririmba kimwe tuvugana bwa mbere umunsi wa mbere ampamagara kuri telefone nagize ngo ni wowe noneho mbanza kubaza ni Musinga ngo ni Musinga numvaga ari wowe n'umukiriya wigeze kurangira umukiriya wanjye aje ku kazi ageze ku kazi arambwira ubu se ukorana na Papi Clever ko numva ari we wandangiye kandi ari Musinga wa kugira ngo mubyumve neza tukibana nyine muri ghetto umuntu wampamagaraga Musinga yari hafi Musinga yaramuvugishaga hari nigeze kwitaba Dora ahubwo noneho nanjye kandi bamuhamagara njye yegereye nkayitaba nkaho ari we ntihagire ubimenya kabisa icyo ngicyo tugihurijeho ikindi duhurijeho mbona nyine wenda ntawe wivuga neza ariko mbona turi abana beza turi abantu beza turi abantu beza icya mbere mbona duhurizaho gukunda abantu gufasha abantu noneho hari n'ukuntu tugira akantu k'agakaragiteri ko kudakomeza ibintu ibyo tubihurijeho cyangwa se tukaba basi bindeba mpamvu ibintu tubona nk'aho byaduteranya n'abantu turabyihorera kandi byaduciyemo igikuba twabareba mwege tukabona mukabona mwe twimereye neza nta birenze bigenda bite kugira ngo wisange we n'umuvandimwe wawe muhoza 100% mukumva ibintu kimwe njyewe nanjye abavandimwe banjye turahuza buriya ariko mbere yuko duhuza tubiganiraho habanza kuba ikiganiro akambwira ati none ko njye ndi kumva bimeze uku nkambwira ni mwene ma none se ko njye ndi kumva bimeze uku akambwira ati oya bimeze uku nanjye nti oya bimeze uku hashira nk'iminota 5 turi kuganira bikajya byahura ariko mwebwe babiri igihe mbaranye namwe mbumva nta nubwo bisaba iminota 2 ngo mube mubyumvise kimwe ahubwo hari n'igihe
usanga ibyo umwe Mwabitekerezaga yatekerezaga kimwe. n'undi ari byo yatekerezaga Kabisa. hari ikintu kimwe naromaritse wenda kibitera urumva ngewe buriya na Musinga dufite na mukuru wacu nyine duto ariko twe tumeze nk'aho twasipendinze ubuzima bwacu bwose turi kumwe urakumva mbese ntabwo twigeze dutandukana njye na Musinga twabanyeho ubuzima bwose navuga nyine bwose kubera ko aho nagiye niga niho nawe yazaga kwiga twajya muri vakanse mvuye iwacu ngiye muri geto nawe ubwo ngubwo bihita biba automatically ko agiye guhita azi aho ngiye nyine twisanze tubaho ubuzima bumeze nk'aho turi kumwe ikindi kandi nyine duhurijeho nyine n'ibya bindi nababwiraga tumeze nk'aho dutekereza ibintu kimwe tumeze nk'aho dutekereza ibintu kimwe nyine ntabwo turi abantu bakomplika ibintu ikindi tukamenya kubana kuko twagakwiye kuba hari utuntu nkumva abantu bahorana buri munsi bagakwiye kuba hari utuntu ariko ibaze ko no mu bwana bwacu twebwe turi abana batoya nk'ubu ikintu cyabaga gitangaje ni ukuntu Dodo mukuru wacu ari we washwanaga na Musinga noneho twebwe twinkurikirane uri kubyumva ntidushwane afite ngewe ntabwo nakundaga gushwana nyine nabo weho ntabwo ari ibyawe ariko ugasanga nyine nta kintu na kimwe kigeze kitugunganisha ngewe na Musinga ibintu byose n'ubu twarihuzaga nubwo twabaga turi abana noneho kandi ikindi nyine nkanamukunda cyane murumuna wanjye buriya namwe mukunda umva nyine namufataga nk'umwana buriya nuko yanduse ariko urumva mbere twiga nko muri za segonderi urumva yabaga ari umwana mutoya ngewe ndimo ndareba nkamakinga ashobora ko yanyweye agacyayi ntamenye n'aho nakuye amafaranga nkayashakisha ariko nkamakinga ashobora ko umwana wanjye atari buburi cyane mu gitondo uri kumva ko nyine byagiye biva ahantu henshi ariko nanone ni na feva kuko nkanjye urumva ni feva kuko nkajya abavandimwe banjye nyine twasanye ubuzima bwose ariko sitiri turabanza tukaganira cyangwa akavuga ati oke niba ubyumva uko bikora uko nanjye reka mbikora uko niko ndi kubyumva bikarangira so uri kumva rero ko ari na feva Imana rero iwo mugisha ubundi twavuga byinshi pe byinshi cyane n'umwanya dufashe ni mutoya ni nkaho twari tugitangira ariko niyo mpamvu muza garuka kuvuga byo ni byinshi ariko turabemereye ni karibu cyane bantu b'Imana mubakunde mubiteho mubarebe cyane kugira ngo bazaze bafite umwete mwinshi wo kubabwira n'ibyo batababwiye reka twongere tubabwire ngo abahanzi mufite indirimbo muzizane kwa Musinga noneho abantu bafite ubukwe namwe muze kwa Vanessa abambike hanyuma bashaka kubaka nabo baza muri Credo muri kenkayeri iwacu abashaka kumva indirimbo nziza nabo bazi ako kantu nari navuze ko ndi bukavuge nari navuze ko abanyarwanda ejo bundi warabyerekanye werekana ko abantu bagukurikira 70% n'abatari bakora subscribe kandi dukeneye kara gold turagakeneye gold harabura 50,000 gusa nese ibyo 50,000 badufashije mu bantu 70% nuko ngo bagira ngo ubwo twagakwiye kuba dufite tuzagaruka hano muri make kora subscribe kuri YouTube channel Papi Clever and Dorcas official hanyuma ukore na subscribe kuri Clever's family zagaruke kuri Papi Clever na Dorcas hari 1M mudufasha buriya wakongera tuzongera ni challenge bamaze kubi ni challenge tubahaye indirimbo tuzayibahereza ari uko mwamaze gukora subscribe kuzuza 1M challenge rwose tuzagaruka hano ari uko tuzabara indirimbo ari uko yego twebwe tuzongera kugaruka kuri no channel niba mushaka ko tugaruka
mugende musubscribinge kuri Papi Clever na Dorcas official babuzuze 1M turabura 50,000 gusa noneho niba tumaze kubona The Clevers family bafite 1,600 na zagera 200 tuzagaruka ari uko bitakiri kuri jambo mbere hari rimwe hari ubara mushaka ko tugaruka rero mudukorere utwo kandi tubijeje ko ubutaha nitugaruka noneho ni show bene data babirebera mu mibare yereka mbahe wenda nk'inuza hari ibibazo ngewe noneho ubu ngubu mwatubajije noneho nitugaruka natwe tuzatubabaza noneho tubabaze ese wewe bababwira kujya bazakora subscribe reka bibabwire kugira ngo bazazibaza ibyo tujya bafite bagira amatsiko bayikore babaza nk'ubu ngubu ntago bazi ngo Clever uburyo yagiye atangira ngenda bizi neza nzi n'ibibazo namubaza uburyo umuziki se ashobora kuwukora ukamubeshaho ukamubeshejeho bakiri gutangira umuziki bagenda bakore subscribe kugira ngo uzababwire ukuntu batangira umuziki ukamubeshejeho ikindi ntago bazi the way Clever asengamo ndabigisha oya nzababaza kugira ngo abasubize ibyo bashaka kumva Clever ni umukristo abantu batabizi cyane mutangira ubuhamya ngewe ku giti cyanjye mutangira ubuhamya ni umukristo pe ubwo hari utuntu nyine ubwo nzababariza ubwo nimushaka ko ari njye uzababariza yicecekeye hari utuntu twinshi Dorcas ntago bazi ngo twahuye gute ntago bazi ko before abantu bose bazi story bazi ko ari njye wamukurangiye ariko ntibazi ngo ngeze nahuye na Dorcas ntibazi ngo byagenze gute kandi harimo story ibyo birabaganje iyo byiza byose niba bifuza ibyo byiza byose tuzagaruka hano bafite hari n'ibindi nababariza ukuntu Dora yanshenze ancengacenga urumva sheri uri kubivuga byose bebe bireka n'incamake ngo nibagenda bakore nitubona cyane ndikumva ngize amatsiko arigenza bagiriye impuhwe mahita mbabwira babanze bahindure hari rimwe hajye kabiri hanyuma kuri YouTube channel yindi ya Papi Clever na Dorcas hajye 1M tuzahita tu mu mibare ubu umuntu witwa Vanessa ibintu byose yengeye kubibara mu mibare bababwira ukuntu ndabara buri munsi zanjye mani Eva barama so turabashimiye rero nyuma y'ibyo byose icy'umwuka w'Imana ashaka gukoresha ibi bintu rwose agende abikore mu mitima y'abantu b'Imana ko twebwe nicyo Imana yadutumye muri iyi si hanyuma no kuri Papi Clever and Dorcas official zira ndirimbo ni umurimo w'Imana zigenda zikore icyo Imana yazitumye gukora muri ubu buzima nicyo bundi gikuru inyuma y'abasubscribers nyuma ya viewership haba hariho umugambi w'Imana w'ikimana igambiriye kubwira abantu bayo biciye muri zira ndirimbo rero nicyo gikuru umwuka w'Imana abiherekeza turabashimiye bene data turabashimiye Musingers family mwakoze kutwakira hano muri uru rugo rwiza rusa neza my dear ako kabanga ndakakwibiye ushobora kuba wabonye hano twicaye gusa ariko baza kutubwira aho babonye barabona bimeze gute bazadusure bahabona tuzagaruke tuzahita duhindura aho twari twicaye tujya ahandi aho bahabone rero bakore bya bindi twavuganye so mwakoze rero kutwakira neza Imana ibahe umugisha wakoze cyane nawe kuza kubana natwe Imana iguhe umugisha thank you so much you're welcome turabashimiye namwe ko mwadusuye mukaba mwanadaye n'ikiganiro Imana ibahe umugisha turabakunda murabizi turabakunda natwe cyane so bye murakoze cyane